umugisha ubaye. Turagushimira imbabazi nyinshi watugiriye agakiza. Turagushimira umwuka wera waduhaye ushoboza gukiranuka n'urukundo wawe. Tugukomeye amashyi twigushimira umwuka wawe hagati iteka Imana yacu. Tugushimiye kubw'iki kigo cy'umugisha uhagazemo, wahaye inzozi nziza kugira ngo bashobore kurera abana b'Abanyarwanda. Tugukomeye amashyi ku bwabo, izina ryawe rishyirwe. Turagushimira ko ubuyobozi bwacyo bwakumenye ugaha agaciro umurimo wawe. Uyu munsi muri iki kigo hakaba harimo itorero rikuramya uha agaciro ijambo ryawe. Mwami, tubasaba umugisha ubw'ubwo buntu Mwami, kandi turabigushimira ko wabashubishije. Tugushimiye ibyakoraga kuva mu gitondo kugeza amasaha, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugushimiye ijambo ryawe tumaze kumva. Tugushimiye abagaragu bawe bose bari aha, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugushimiye komite tureba yakoze umurimo igihe gishize. Ntabwo byari byoroshye nk'uko babiringiye bari bagendanye nabo, ndetse uzigama n'intambwe zabo. Ubagesheje kuri uyu munsi wo kongera guhereza inkoni barumuna babo bagiye gukomeza umurimo. Ibyo nabyo tugukomeye amashyi ko wabashoboresheje. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Iteka Imana yacu, tugushimiye abacuranzi, tugushimiye abaririmbyi, tugushimiye buri muntu wese uri muri uyu mwanya. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Turi imbere yawe Data wa twese uri mu ijuru. Turi imbere yawe Mwami w'abami Yesu Kristo. Turi imbere yawe Mwuka Wera. Turasabye kugira ngo uvugishe buri mutima wose uraho. Hari igihe abantu bibwira mu ijambo ryawe, hari ibimenyetso bikorerwa aha nabyo bivugisha muri izina rya Yesu. Umunsi wose abari igihugu cyaka baramuvugishije. Umunsi inyanja itandukanamo kabiri, itoro rigaca humutse, abari gutora bavugishije. Muri uyu munsi ibyabera bari bukorwe, turakwinginze tuvugishe ubwenge bw'abantu n'imitima yabo. Haleluya, umurimo wawe ukomeye ndetse n'ijambo ryawe. Ushishije bugufi ushyirwe hejuru. Usabye gukorera munsi y'ijuru ikinguye kugira ngo ushobore guhesha uyu muhango umugisha. Umwuka wawe abeho, kandi igikorwa tugiye gukora ugishyigikire. Bimike abayobozi bagiye kwimikwa, haleluya, mu bwoko bwawe, kandi bazakora umurimo ukesha izina ryawe icyubahiro. Turagushimiye ko ubaye imbabazi zirwane natwe mu mbaraga z'Umwuka Wera. N'izina rya Yesu turasenze, kandi tugukomeye amashyi, tugukomera igihe bwacu, tugukomera amashyi. Twongere duhuze ibiganza, dukomere Imana amashyi, twishimire twumva. Nanone nongere ntware umwanya wo kubasuhuza abaje inyuma. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye yitwa Mutijima Eugene, ni umupasiteri w'itorero rya Rwanda Christian Revival mu Nyagatare, ku musozi witwa Bushoga, aho dukorera umurimo w'Imana. Bari bahari twabibwiyeho, yagize umugishanzana no gufasha abandi. N'umukozi w'Imana yamerekeje, yanze ko ngenda jyenyine. Umushimire rwose, mukomere amashyi. Nshimiye ubuyobozi bw'ikigo bwatwakiriye kugira ngo tuze gukora umurimo w'Imana. Umuntu y'Imana umugisha, ari nzi ko ari wowe uri bunyiyakirire. Abana barihuta kubera gahunda, mfashe tumukomere amashyi. Tumaranye imyaka myinshi, itari ibiri atari itatu, dukorana umurimo w'Imana. Ndamushimira ndetse n'ubuyobozi bwose icyizere bakomeje kungirira. Bashobora baza gufasha itorero ry'abanyeshuri uyu munsi, mukaba nanjye mukinumira. Mumfashe tubakomera amashyi, tubashimire. Abantu bagera ahantu bagakora rimwe bagakora
umwaka umwe ugasanga hari ibindi bibayeho, ariko turabashimiye cyane icyizere kitugirira. Ikindi ndashimira abakozi Imana icyaha bose, ari umuntu pasiteri watwigisha akatwigisha neza, turagushima Imana iramugisha nawe bagukomera amashyi yo gushimira. Abarezi badushishije kurerera abana neza, mu by'ukuri tubasaba imigisha turutse mu kuboko kw'Imana. Fasha n'abadufashije tubakomera amashyi abakozi Imana bahe batangije umurimo, baje kudufasha, bahimbazaga abashyitsi bose muri rusange, ndetse na Eliya utuyoboye neza, abahanzi bose. Reka dukurire Imana amashyi menshi. Eliya ni umwana mwiza, umukozi Imana mwiza tumaranye igihe, igihe mushumba we, ariko ni umukozi Imana ufite ubuhamya imyaka yose tumaranye, uca bugufi witonda, wishimye imbere y'aba bantu bose. Eliya Imana igumisha kandi uzakomeze, Imana izakugeze kuri, Imana bamugisha byinshi. Abana mwese turabakunda, twabishimiye kandi turababonera mu izina rya Yesu. Ikindi ndashimira ndetse na komite cyangwa ubuyobozi bw'abanyeshuri b'itorero, Imana bamugisha. Namwe ndabashimira icyizere gikomeye mukomeje kutugirira imyaka myinshi tumaranye n'itorero. Uyu munsi mukaba mukifuza ko twaza tugafatanya gukora uyu murimo mwiza kandi ukomeye. Bankiza amashyi namwe mbashimire. Birashoboka ko mwatekereza abandi bashumba mwese ko muri aha mufite amatorero muvugamo, ababyeyi banyu, mufite inshuti, ariko kongera kumpamagara imyaka yose ishize turi kumwe nta gaciro. Imana ibahe by'ukuri atari igihango, ntabwo byari binyoroheye bitewe na gahunda twari dufite kandi n'igihe twamenye iyi gahunda, ariko nk'amagambo ajya kuvugira aha ko n'ububanyi kandi tuzafatanya yanzirika nkaba nashyizemo imbaraga mazi. Umurimo mukora ntabwo ari umurimo woroshye, fatanya ibintu bibiri, icyo ababyeyi banyu baboroheje gukora, kwiga, gushaka amanota, ikindi mugakubitaho n'ikindi cy'umuhamagaro Imana ivugana namwe, ibintu by'ubutwari imbere. Tutabashimira se twaba ameze, hakaba hari itorero rigana gutya ryamutse, mukaba mugiye kwimika n'abandi bayobozi. Mu by'ukuri turabashimiye, turabizi umuhamagaro, turabizi umurimo w'Imana muri ibi bintu byinshi, ariko Imana yabashoboresheje, mwemereye kubakoresha. Habwa icyubahiro, namwe muhabwanisha n'Uwiteka Imana. Kandi gukorera Imana ntabwo gusa, muzabona inyungu nyinshi no gukorera Imana. Turabashimiye rero, Uwiteka Imana tubahe umugisha mwinshi. Niba byajyaga bikunda uyu munsi wose twawusaba tugahimbaza Imana. Igitaramo nibwo cyari gishyushye, Zimurira Imana iduhe umugisha. Yari akoze mu nanga neza tujye guhimbaza Imana, ariko kubera igihe n'abo abantu bataha baraguhagaritse kandi umugisha. Wenda bishobotse tujye dutangira kare tugahimbaza Imana, tugasangira ijambo ry'Imana, ufata umwanya mugashima, murahimbashije ariko ntabwo twumva amajwi yanyu, twumvise amajwi yanyu, hari hamanitse twakubise, hari hazamutse, Imana bashoboresheje, ni ukubera iki? Kuko nta kundi turabikoresha. Turagira ngo twinjire mu gikorwa nyirizina cyo gukora uyu muhango mwiza wera. Reka umunsi mwiza w'umunezero udasanzwe. Komera Uwiteka Imana amashyi menshi. Abanyeshuri n'abana beza. Ndashaka ko dusomera ijambo riri muri Yobu, ibice 42 umurongo wa 5. Wasomaga uzasoma 42 umurongo wa 5. Isomwa n'izina rya Yesu. Uyu munsi ugiye kubona ibyo utari warabonye ubuzima bwawe. Uyu munsi ugiye kumva ibyo utari warumvise. Isomere Yobu 42 5. umurongo wa 5.
narabyumvishije amen. Reka nasubiramo Yohana 22 guhera ku murongo wa 5. Ibisaba bene narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakureba. Amen. Hari ibintu tumaze iminsi kumvisha amatwi ko habazimika abayobozi. N'ubu twavuye Nyagatare, ishuri yo baduhamagara, umuntu twari tuvugana kugeza hafi saa 4, n'abandi baturutse hirya. Ni amatwi yabyumvaga gusa, ariko uyu munsi amaso yacu rero umwana mwegera ibyo twari twarumvise noneho tugiye kureba. Ukomere bana amashyi kuko uyu munsi mwiza w'umugisha. Tugiye kurebesha amaso yacu ingabo nshya Uwiteka atoranyije kumukorera umurimo. Tugiye kurebesha amaso yacu ingabo zitoranyijwe n'Uwiteka, zigiye kuvuga ubutumwa, zigiye kuyobora, zigiye gukora umurimo w'Imana udasanzwe muri iki kigo ahantu. Babyiteguye, hari abasore muri babyiteguye. Hari nakubwiza ukuri, uyu munsi ugiye kurebesha amaso yawe ibyo utari warabonye. Ugiye kuba utatekerezaga ko yaba umuyobozi, uyu munsi ari umuyobozi. Ugiye kureba batekerezaga batashobora, agiye gusukaho amavuta akaba umuntu udasanzwe muri iki gihe. Ijuru ryohereje kamera zaryo hano kugira ngo dushobore gufotora abayobozi bashya bagiye kwimikwa. Izirangiza zibohereza umwuka wera ugiye kubashoboza kuzakora uwo murimo b'imikino. Kuko ntabwo ari umurimo wo gukora mu murenge, ntabwo ari umurimo wo gukora ahantu runaka, ntabwo ari umurimo w'ubucuruzi, ahubwo ni umurimo wo gukora iby'ubwami bw'Imana. Tuzeho gatoya uwo murimo w'ubwami bw'Imana nabo bagiye gukora. Uyu murimo w'ijuru niho rigiye kongera kohereza imbaraga zigiye gushoboresha abagiye gukora. Nagira ngo dusome icyanditswe umuyobozi aritegura. Ndashaka kumva mwese mucecetse, ndashaka kumva amajwi yose aciye bugufi. Amajwi aciye bugufi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 3 umurongo wa 1 ndetse ku wa 3. Dutuze abanyeshuri bafite ikinyabupfura kandi kirimo ikigeretseho nk'abantu bari mu nzu y'Imana, turi imbere y'Imana.
dusomere Byakozwe n'Intumwa ibice 13 umurongo wa mbere ugeze ku wa 3. Uza gusoma ijambo ry'Imana. Turasaba abanyeshuri mutuze inyuma aho ngaho. Tuvuge ngo amen. Nawe mutuze twumvikane gakuru. Dusome ijambo ry'Imana turi mu rusengero. Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere kugera ku wa 5. Niyo yavuze ngo itorero ryo muri Antiyokiya harimo abahanuzi n'abigisha, harimo Barinaba na Simoni witwaga Nigero na Lukiyosi w'umunyakurenena, Manayeni wareranywe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarabwiye ati ndobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye gukora. 3 nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga bahera ko babarambikaho ibiganza barabohereza. Nuko batumwe n'umwuka wera baja i Serukiya, batsukiraho barambuka bafata Ikupuro. 5 tugeze kuri 5. Umukomera amashyi muzatubwira nk'uko dusomye ijambo ry'Imana, nk'uko byabaye ku ntumwa zatubanjirije, niko n'uyu munsi tugomba kubikora. Biratubwiye itorero ryo muri Antiyokiya ryafashe umwanya rirasenga, umwuka ararisanga aribwira abagombaga gukora umurimo barabarobana. Ndibuka ko nibika aba bayobozi bagiye gutanga inkoni, kuko ntabwo mushoboje kuzakomeza gukora umurimo w'Imana n'amazuta twabasutseho ntabwo ari ay'umwaka, nayo igihe cyose ukomeza gukora umurimo w'Imana ntabwo twasukwaho amavuta ugomba gukora umwaka gusa. Ikintu kiba gihagaritse aba bantu bose bakaza ni ikintu gikomeye kitarangiye. Basize tubabwiye ko ugomba kuvuga ubutumwa ukongera umubare w'itorero, kuko harimo abana benshi badakijijwe. Ikindi cya kabiri, mugatwara igihe mugatoza abayobozi, noneho mwazajya gusoza mukatwara abandi bayobozi tugomba gusiga bakomeje inkoni yabo. Twari dushingiye nanone muri iri jambo, igihe ngo basengaga umwuka w'Imana arababwira ngo nimundobanurire aba bagabo bajye gukorera umurimo bahamagaye. Mu kanya tugiye kubaha mukoro, natwe turebe nka komite, igihe mwari mwicaye musenga, aho umwuka w'Imana yababwiye ko bashobora guhagarara mu kigo cyanyu bagakomeza umurimo w'Imana muri iki gihe. Mugiye kubarobanura, nimurangiza mu baduhamagariye, haraza gukurikiraho n'intambwe ya kabiri kubabwira icyo barobanuriye. Ariko mbere tubabanza kubarobanura, niba barakubarobanura babazane twese tubarebe, noneho mbigishe cyangwa batondere cyangwa bahe inshingano niyo bagabo amazi ku maso, batari hariya mu kivange, batenda kwirukanka, batareba hasi, ahubwo bareba mu maso yawe. Aravuga ati nimundobanurire. Turagira ngo umushumba w'itorero cyangwa batoranyije atambuka hano aza imbere, atwereke abo komite barobanuye gukora inshingano zitandukanye ndetse muri iki gihe. Umukomere amashyi atambuka. Umukomere amashyi umukozi w'Imana.
amaso yajya atareba ndona timande ikanzu ya pasiteri ari pasiteri bamuhamagaye atambuka hano. Aba bayobozi bagiye kudukorera iki niba mwakurikiranye? Bagiye kurobanura, basoza kurobanura, turakurikiraho tumenye inshingano barobanuriwe. umwanya ukomeye amen haleluya umwanya w'abantu batoranijwe n'Imana yaragize ikabagira icyizere ikaba igiye kubatuma ingondo bakaba bagiye guhagarara mu murimo wabo amen haleluya amen haleluya biravuze ngo ni wowe indirimbo ni wowe umuntu turibuza gusoma ikatukabose n'abasirikare tubisirayeho baraza bazanye ibiciro by'ibiciro umuntu wa mbere maze mutwereka aho bakwicara bagomba kwicara. Haleluya ukanzogere kuko nabyo birakwiye bagomba kwicara mu mwanya w'icyubahiro ari y'ingiro y'igihugu cy'umutima. umuntu wa mbere yitwa Nuwanaza Kesadina wakabiri yitwa wewe kama yitwa Kaita Spisi wakati yitwa Kasheneza Robert wakati yitwa Ubaba Israeli uwagatanu yitwa abantu bakize Thomas ukurikiyeho yitwa haleluya mutambara Celestin ukurikiyeho yitwa Kabarimo Joyce
Nababuze nibashaka urugano reba neza saka ishurani rwawe reba neza uri ku isi yitwa haleluya yitwa happy hour uri ku isi yitwa uruganda nziza
bavuga arabyumva amatwi y'umuntu aramamagara yumva ariko mwebwe ko bitavuga uyu ni umuhango wera wo kubahwa ijuru ryiteguye kwakira abakozi bashya akabashoreza kugera ku bwami bw'Imana mu buvuzi bwabo tureberaho gatoya ko ariko tukibuza duturuse rero bishyire mu bundi bwami nababwiye murebe kuri iyo lisiti yanyu murebe ijambo ry'Imana abakozi b'Imana beza kandi Imana irobanuye yaciye mu bayobozi banyu turabishimiye kandi turabakiriye uriya yatoranyijwe icupa uriya yatoranyijwe cyangwa yicaye kuri siteme ariwe yaraye umureba bariya muri bantu zano hafi mumunye mwandeba mu maso mushyirana hafi ntabwo mureba ureba niba bikora ariko ndizera ko abantu mwatoranyije gusenga pasiteri uranyumva ndizera ko abantu mwatoranyije bari basanzwe bari mu itorero hari abaririmbyi abandi bafite izindi nshingano atari abantu bari hanze abantu bari mu itorero rero basanzwe bari mu itorero ari abakirisitu bari gutandukana n'abandi arumva ariko ntabwo upfa gusa arumva